إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha tuzekare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we n'abiwe, abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kumukurikiza kumugeza ku munsi w'ibihembo. Abanyarwandakazi, ndabasaba subscribe, share na comment mu bigire byinshi, kandi rwose mungaragarize kuko munkurikira kandi mufite umwete, kuko ibyo mbabwira ni ibintu nge ntekereza ko bifitiye umumaro u Rwanda rw'uyu munsi ndetse n'u Rwanda rw'ejo. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'amatora mu Rwanda. Ndaganira cyane ku mukandida wabonetse ejo atunguranye cyane witwa Mbanda Jean. Mbanda Jean ni umugabo muzi, cyangwa se ngewe nzi ko twarafunganywe kuri ku Kimironko, yavuye mu nteko ishinga amategeko, sinzi umudepite yateye urushyi. Hari amakimbirane yabayeho, hanyuma ararwana, mu by'ukuri baramufunga. Mbanda rero ndamuzi, nawe aranze kuko nyuma y'uko mvuye muri gereza muri 2005 nasanze we yari yatashye imbere yanjye. Hanyuma rero ubwo naje kugenda, nari ndi gushakisha amafaranga, nandi kugurisha amakarite. Amakarite y'u Rwanda, y'Afurika, ay'isi. Donc ibyo nibyo nagize business muri 2005 maze gufungurwa, byampaye amafaranga menshi. Rero Mbanda ngira ngo niyo muntu wa mbere wanguriye mu rwego rwo kunteza imbere nk'umuntu wari warafunganywe, atari uko abikeneye mu by'ukuri, ahubwo ari ukugira ngo gusa nyine ampa amafaranga, nanjye ampe ku mafaranga. Kuko ndabyibuka icyo gihe ampaye 7,000, kandi karite nayigurishaga 15,000, ariko ampaye 7,000 kuko nyine hari ukuntu yarasobanukiyemo ukuntu. Ntago nahombye kuko n'ubundi nabonye amafaranga, kandi nawe yarazi ko ampaye amafaranga kandi ahagije. Rero ndamuzi cyane, ariko noneho ndagira ngo mbabwire kandi mujye mutekereza neza. Mbanda yakuriye abanyarwanda inzira ku murima, kandi yerekanye ko mu by'ukuri ari umufilozofe wo mu rwego rwo hejuru, kandi ndetse abazi gutekereza banatekereza neza, bagasobanukirwa neza iby'ubu butegetsi bwa cyami bwaje mu Rwanda, bugiye kuzashimangirwa rwose, bugashyirwaho ihame muri uno mwaka wa 2024 ko aribwo ubwami bugiye gushimangirwa bya sawa. Rero Mbanda yabigaragaje kuko we yagaragaje neza ko mu by'ukuri yari ari kuganira n'abanyamakuru bamubaza ku bijyanye na kandidatire yaje gutanga, agaragaza ko yaje gukina. Yabigaragaje rwose, ati jyewe naje hano nyine naje gukina rwose. Umwanya wo ufite nyirawo. Perezida wa Repubulika yiyamaje nka perezida wa Repubulika nyine. Rero ntago uriya mwanya wa perezidanse uri ku isoko abantu babimenye. Yabisobanuye neza ati umwanya wa perezidanse ntabwo uri ku isoko. Rero abantu bareke gukina nawo, ufite nyirawo, ntago wigeze ujya ku isoko. Ibyo Mbanda yabigaragaje rwose. Rero yagaragaje neza ko nyine mu by'ukuri rwose ko umwanya nyine wa perezidanse utari ku isoko, kandi agaragaza ko we ku giti cye atemera repubulika yigenga kandi igendera kuri demokarasi. Kuri we ngo kuba ko avuga ko kuva ku bwa Kayibanda kugeza n'uyu munsi ntago haracyari ikinyoma. Aho avuga ko hari ikiri ikinyoma mu itegeko nshinga kivuga ngo u Rwanda ni igihugu, ngo repubulika, ngo u Rwanda ni repubulika yigenga, ngo kandi igendera kuri demokarasi. Ibyo yavuze ati ibyo ngibyo rwose kubyemera ukabifata gutyo, ati ni ubucucu burenze ubucucu. Ahangaho hari ahantu tujya kwemeranya, kuko iyo bavuga nyine ko u Rwanda cyangwa se ari repubulika yigenga, usanga ibihugu byacu bya Afurika nta byigenga kirimo. Buri gihe ibihugu byacu usanga bigengwa n'ubundi n'abanyamahanga, bigengwa n'abampatsi ibihugu.
ahangaha rero tusa nkaho tubihurizamo rimwe. Ikindi nuko nta demokarasi mu by'ukuri ihari, nuko nta demokarasi ihari muri bino bihugu byacu. Rero demokarasi mu by'ukuri ni ikintu kitabaho muri kino gihugu cy'u Rwanda. Noneho rero ikindi yavuze kandi gikomeye abantu bagomba kwitaho cyane, bakajyaha n'agaciro bakanagitekerezaho cyane, ni uko kuri Mbanda yavuze ko repubulika yavutse muri 1982. ni we avuga ko aribwo yavutse. Avuga ko yavutse gute? Abanyamakuru bamubaje ati habaye iki? Igisubizo yashubije nuko muri 1982 habayeho gusubizwa kw'impunzi zari zavuye Uganda zije mu Rwanda zigasubizwa Uganda. Ibi ngibyo rero we yibonyemo nk'intsinzi, ayibonamo nk'intsinzi, ngo nibwo repubulika yavutse icyo gihe. Hanyuma rero yakuze gihe ki? Iyo repubulika we avuga ko yakuze muri 1987. Mujya mutekereza, mujya mushishoza, munashungure aya magambo. Ni amagambo aba atoroshye kandi aba akomeye kandi barimo inyungu yo mu rwego rwo hejuru cyane. Ntago rero ari ibintu biba byoroshye, ni ibintu biba bikomeye cyane, harimo ubushishozi bwinshi, harimo ibintu bikomeye, harimo donc mbese bivuze byinshi bivuze byinshi mu bijyanye n'aya magambo yavuze, ko bavuga ko muri 1982 havutse repubulika. We akavuga ko repubulika yaba ya mbere kuva ku bwa Kayibanda ngo yavuze kuri 25 muri 61. Iyo repubulika we ku giti cye avuga ko ntayo ihari. Rero mu by'ukuri avuga ko iyo repubulika idahari, avuga ko itabayeho, avuga rero ko mu by'ukuri iyo repubulika ngo yari repubulika ya Gihutu. Ubu rero repubulika yabo nyine yavutse kiriya gihe, nibwo kuri we yagize gute, yavutse hanyuma igakura nyine muri 1987. Hanyuma uko gukura muri 1987 rero nagira ngo mbibutse ko muri 1987 gukura kwayo aribwo FPR yavutse. Mujye mwumva ibyo abantu bavuga. FPR yavutse muri 1987. Yavutse muri 1987 rero we avuga ko icyo gihe yashinze doko aribwo yakuze. Hanyuma akavuga ko yashinze umuzi, iyo repubulika yashinze umuzi muri 1994. Murabizi byabaye muri 1994, ariko bavuga ko bari bahamije repubulika noneho ubwo yari ishinze umuzi. Noneho umunyamakuru yanamubajije ati yashinze umuzi nyuma yuko we umunyamakuru yashushe nkaho yashatse guhindura ibintu, ariko arangara bikomeza. Avuga ati nuvuga ngo repubulika yashinze umuzi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko Mbanda aramuzibya, aramuga ati oya, ifata ibyo mvuze. Ese utakongeraho ibyo ngibyo ntabwo ibintu byakumvikana? Utakongeraho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo byakumvikana? We ibyo avuga arabizi, yarazi neza ibyo byari gukorwa. Avuga ati rero nibwo twashinze umuzi buriya kiriya gihe muri 1994 nibwo repubulika yashinze umuzi. Mwanarize ibyo bintu abanyarwandakazi. Hanyuma we avuga ko nyuma ko gushinga umuzi kwayo ko bashyizeho amahoro. Kandi nzi neza ko mwanarize ibyo bintu yavuze. Avuga ko bashyizeho amahoro, bakavuga ko bashyizeho amahoro, bagashyiraho ihumure, bagashyiraho ituze n'umutekano, hanyuma bakagira umudendezo. Ibintu byose mu bitekereze, mu byumve neza. Abanyarwanda uyu munsi bafite umudendezo, mu Rwanda uyu munsi bafite ituze, Abanyarwanda uyu munsi mbese bafite byose: umutekano, ituze, umudendezo, amahoro, ihumure. Ngira ngo murumva ibyo abavuga ibyo ari byo, mujye mwanariza ibintu mwumve ibindi.
bo rero Mbanda Jean hamwe nuko yatanze kanatire ariko avuga ati nge ntabwo naje guhangana, nta n'uwo mpangana nawe koko ufite ubutegetsi arabufite kandi ntabwo yiteguye kuburekura. Ati ngewe icyo naje gukora ahangaha naje gusa kumushyigikira kugira ngo batazagira uvuga ngo kugira ngo batazavumbura kugira ngo batazavumbura ko ari umunyagitugu. Donc we ahari nk'umuntu uje guhishira igitugu, abantu batazagira ngo si umunyagitugu, ni umunyagitugu, batazagira ngo niki. Twebwe tuje ahangaha tuzi ko tuje guhishira, tuje gukomeza, tuje gushyigikira, ntabwo tuje guhatana, kuko ntabwo umwanya wa perezida wa repubulika uri ku isoko. Abantu babisobanukirwe babimenye. Ngira ngo muri makeya ibya Mbanda ni ibyo, kanatire niyo ngiyo. Murabizi ko hari abandi bakandida bayamamaje tutari dusanzwe tunazi b'abarimu. Hari umuhanzi, hari n'undi mwarimu wo ku Gisenyi w'umudirecteur w'ikigo yarisobanuye, avuga amahame ye, yavuze mu by'ukuri ibintu byiza bifite imbaraga, bifite n'ingufu. Sinzi niba nawe yaba ari mu mujyo, kandi ariko biranumvikana ko nawe nyine ari mu mujyo wa Mbanda Jean wo gushyigikira, kuko mu by'ukuri umwanya wa perezida wa repubulika ntabwo uri ku isoko. Abantu bakureye amaso umwanya wa perezida wa repubulika nturi ku isoko. Ntihagire umuntu wibwira ko ugurishwa, ntihagire umuntu wibwira ko, kandi ibyo umukuru w'igihugu yarabibabwiye ko umwanya wa perezida wa repubulika donc nta uzamukuraho, byaba mu buryo ubwo aribwo bwose. Yavuze bwa demokarasi, yavuze bw'intambara, ibi byose yavuze ko bidashoboka. Rero Mbanda Jean icyo aduhishuriye nuko muri ejo bundi muri uno mwaka mu kwezi kwa karindwi ikigiye gushimangirwa ni referendum igiye kuba yo kwemeza ubwami butajegajega, ubwami butazavaho, ubwami buzagumaho. Ntago rero mu by'ukuri yakuriye abantu inzira ku murima, arabasobanurira neza ko ari referendum igiye kuba, kandi iyo referendum ni referendum nyine mu by'ukuri izatorwa n'abantu n'ubundi gusa. Ni umunsi wa nyuma w'amatora, w'ikinamico ry'amatora. Ikigiye gukurikiraho rero ni ubwami noneho bweruye, ni ubwami buri ku mugaragaro. Ibyo kubeshya ngo ni za repubulika babishingukemo. Murakoze rero, murakarama. Imana ibishimire. Turarangije. Imana nibishaka tuzakomeza tuganire. Rero nongere mbasabe share ya komenti, ndetse muna subscribe muzishyireho ari nyinshi kugira ngo kanal ikomeze izamuke cyane. Kandi abashimira mu by'ukuri uburyo mukurikira n'amakomatire mumpa aranyubaka, kandi bituma mbonaho mera ntekereza ku gihugu cyanjye, ntekereza no ku banyarwanda. Murakoze kandi murakarama. Imana ibishimire. Merci.